ntacyo reka dutangire. Dutangire dushima Imana tunayisaba kuza kudufasha muri uyu mwanya tugiyemo. Natekereza ko mu nyumva, niba mutanyumva mwambwira kugira ngo ngire ibyo nkosora, cyangwa niba mu nyumva tugakomeza. Reka dutangire. Turasoma icyanditswe kiri tubona muri Yakobo igice cya 2. Mwibuke turimo turagerageza gusobanukirwa ibyanditswe muri Petero wa 2:3. Umwuka w'Imana yeruye akivugira ko ari ibyanditswe bigoye gusobanukirwa, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika abagoreka. Hari ibyanditswe rero bigiye bisa n'ibigoye gusobanukirwa, ku buryo nyine dukeneye gusubiramo tukareba neza twitonze, tugasotingaho neza icyo bisobanura kugira ngo twunguke. Icyo ni kimwe. Buri gihe tugomba guharanira kunguka iyo twiga ibyanditswe byera. Icya kabiri, tugomba guharanira kugira ibi byo twakwifashisha mu gihe turimo tuvuguruza uvuga ikinyoma. Biravuga ngo kwizera abizera muri Yuda bahawe rimwe kugira ngo kuzageza iteka ryose, ngo bakwiye kurwanirira. Igice cya mbere cya Yuda. So ni impande zombi rero, ni kunguka ku bamaze kwizera bagakomezwa mu kwizera kwabo. Ubwo reka icyo mvuga mu magambo asanzwe ni ukubasha gusingira neza ibyo twizeye biri mu byanditswe byera, tukumva ko ari ukuri, tukagenda dukura mu kwemera ko ibintu ari ukuri. Tumenya ukuri, turushaho kugenda dukura dusingira ibyo bintu. Nyine nihaduka rutanga rw'amaboko akaza avuga ngo ibintu by'abarokore ngo ni iby'abazungu bazanye, ngo ni brainwashing bakoreye abantu. Ibyo bintu ukaba ubasha kubona ko ari ikinyoma, ibyo bintu arimo kubwira. Nihaza Satani akakubwira ati dore ibintu wagiyemo umaze kubigeramo, dore nta nubwo wakize, abo mwiganye barakize, wowe ibintu byawe by'Imana ubamo. Nyine Satani akakuzana mu bitekerezo, ni internal suggestion aguhereza, akakubwira ati nkawe reba, nk'ubu nkawe koko uvuga ko uri uwera, nta kintu, nta birenze ufite abandi. Izo ntambara zo mu mutima, uko umuntu agenda amenya ukuri niko abasha kuzihagararamo. Hakaza ibindi bitekerezo cyangwa se izindi nyigisho nk'iza Sultani cyangwa n'abandi baza bigisha berekana ko ubuntu bw'Imana ubufite, let me enjoy myself. Ukaba ushobora kubona ibyanditswe byera bikwereka ko icyo ni ikinyoma, ni ubuyobe. Ukuri guhari nuko ubugingo buhora hari impano y'Imana, ariko wahawe ubwo bugingo buhoraho hari uko abaho. Hakakuzira abandi bigisha ngo tanga bagukureho karande n'inyatsi. Ukaba uzi neza ko ibiriya bintu bya karande n'inyatsi byari ibintu Imana yinjiye mu isezerano n'Abisiraheli. Ubwo bafata ibyanditswe byo mu isezerano rya kera bakabeshya ko iryo sezerano Imana yarishajishije ritigeze rihabwa abanyamahanga, ugasobanukirwa uburyo Kristo yaje kugira ngo atange imigisha mu buryo bw'umwuka, ku buryo iyo imibiri abiha beza akabiha n'ababi, utarindirira ko umuntu asukaho amavuta cyangwa umuhe umuganura wawe. Icyo rero iyo tuvuga ngo kugira ngo abana b'Imana bashinga ibirindiro, bamenye ukuri, bakomere, iyo dusobanura ibi ngibi nicyo biba bigamije. Bareke guteraganwa hirya no hino n'imiraba y'imyigishirize. Umuntu naze ejo bundi ngakubaza atari ko se ni gute Imana ari ubutatu butagatifu kandi tuzi ko ari Imana imwe? Ngo ubu utazi gusobanura umwereke ko ni Imana imwe as it refers to the essence, ariko n'aba persona batatu baje gutandukanya aba persona na kamero. Mbese icyo mvuga nuko iyo twigiye imirongo ni icyo tuba tugamije kugeraho.
umwana w'Imana nyine abashe gucishamo amaso isi ayizenguruka. Hari ikintu bivuga kurunguruka, ngo kera abana babwiraga abana ngo nakurungurutse, nko kuvuga ngo imigambi yawe wari ufite n'imitego n'amacenga yawe nayamenye kare, urimo urarushywa n'ubusa. Umwana w'Imana rero iyo twiga ibi tugira ngo tugere ahantu tubasha kurunguruka umubiri, twavuga tutayaya nakuvumbuye. Irari ryawe no gukunda ibyoroshye no gushaka gusa n'abandi ngo gukomera amashyi no gukundwa n'abantu no kuvugwa neza nabivumbuye, ubwo ukaba urabinesheje. Isi irimo iraguhamagara, BK Arena yubatswe, sinzi imikino igiye kuza, sinzi ibitaramo, sinzi bya bintu byose bihamagara, tabara byacitse. Abamamaza bakora advert barabimenye, basigaye bakora ubwamamazi, kwamamaza kugamije kugera kuri subconscious y'umuntu. Nyine usigara ugenda mu munyenga utazi ibyo urimo, gusa urya ukaryama hanyuma ukinjoyinga nuko. Ariko umwana w'Imana yamaze kwiga agakura, icyo bimumarira ni iki? Umutima we uba, navuga ngo ufatwa miri n'ubwiza bwa Kristo n'umunezero wa Kristo n'Imana, n'agaciro kanini kari mu byo Imana yaduhaye muri Kristo, bigatuma ibindi byose bicika amazi. Rero twiga tujye tuba dufite icyo kintu tukagitakaze, tukajya ngo kugira ngo tubone ibyo tuzajya gusubiza abantu gusa, tujye tubaza gufata tunyunyuze. Hari ukuntu abana kera bafataga twa tuntu tuva ku gitoki bakatunyunyuza kubera habaga arimo cyangwa arimo gufata nk'ikintu kirimo bomba akayinyunyuza, kugira abizera nyine nitujye twiga ibintu nk'ibi tujye kubasha kubisingira neza, tubinyunyuze, hanyuma ujye gusubiza umusubiza ariko aricyo cyanyuma kubajije. Reka rero twige iki cyanditswe, mbanze nshima Imana, hanyuma twige iki cyanditswe cyo muri Yakobo, dukuremo izo nyungu. Abizera, umuntu utarakizwa nawe ushobora kuba uri uw'Imana, ndavuga uw'Imana izakiza, ujye utega amatwi tuba twiga. Kandi umuntu wese ukiriho afite uburenganzira bungana ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, arabugenewe nawe. Reka rero dusenge. Mwami mwiza, dushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe. Mwami udufashe rwose twunguke ibyo mvuga, Mwami abavandimwe babyakire nk'ukuri kuvuye mu byanditswe byera byawe, babirebamo babigenzura ko ari ukuri. Mwami abizeye bakomezwe, abatarizera Mwami nabo bahe kwizera. Ariko Mwami nanone ntihagire umuntu wibwira ko hari icyo yakumva atazabazwa, maze Mwami uduhe kuza dufite uyu mutima uciye bugufi imbere yawe, ushaka kwiga no kugaburirwa nawe. Urakoze, bari natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, nk'uko nababwiye, turasoma icyanditswe kiri muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 24. Uravuga ngo niho tuza kuba twiga, nubwo turi bwifashishe haruguru no hepfo yawo kugira ngo twumve neza context, twumve icyo sobanuye. Uyu uri muri ya mirongo isa nigoye gusobanuka, ya indi Petero yanditse mu rwandiko rwa 2 akavuga ngo hari ibyo yanditse, hari ibyo intumwa zanditse ahereye kuri Paul bigoye gusobanukirwa, ngo bamwe barabigoreka bakizana kurimbuka. Uwo murongo uvuga gute? Uravuga ngo mubonye yuko umuntu atsindishizwa n'imirimo adatsindishizwa no kwizera gusa. Mwumve iki kintu, ndagira ngo manze mwumve ikibazo aho kiri. Ngo mubonye yuko umuntu atsindishizwa n'imirimo adatsindishizwa no kwizera. Ariko twagenda twareba nanone, mwibuke impamvu uyu murongo ukwiye kwitonderwa no kwigaho twitonze. Nitujya mu Bagalatiya, reka ariho duhera, tuze kugaruka no mu Baroma, tubona ibinyuranye n'uyu murongo. Amagambo ahari anyuranye n'uyu murongo. Avuga ngo iki? Avuga ngo Abagalatiya 2:16, mwumva uko bivuga. Aravuga ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishizwa n'imirimo. Mwumve imirongo yombi. Abagalatiya 2:16, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishizwa no kwizera Yesu Kristo. Uwo ni Paul mu Baroma mu Bagalatiya 2:16. Tuzi ko umuntu adatsindishizwa n'imirimo. Twasubiye hano muri Yakobo, tukabona ko batubwira ngo mubonye ko umuntu adatsindishizwa
ngo hariya Paul ati mu Galataya 16 tubonye yuko umuntu adatsindishijwe n'imirimo. Yakobo ati mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo. Rero aha niho duhera sasa twibaza duti ese aba bagabo baravuguruzanyaga? Ubwo icyo byaba bivuze biramutse Yakobo avuga ko umuntu atsindishirizwa n'imirimo gusa uko biri kuri surface, Paul akavuga ko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo, Bibiliya yose yabaye ikinyoma. Ndashaka tujye twumva what is at stake. Ni iki kintu hano kiba gikomeye gihari ku buryo kubyibeshyaho byabivuze ikindi. Uramutse uvuze ko Yakobo na Paulo bavugurujanyije, byabisobanuye ko Imana yabavugisha atari imwe, byabisobanuye ko atari yo kwizerwa. Rero byabisobanuye ko nta buryo umuntu yamenya ukuri, byabisobanuye ko agakiza katagishobotse, nyine ubwo tube mu mwijima. Umuntu najya avuga ngo Yakobo akahasoma akavuga ati ntibigaragara se ko ijoro rikorerwa. Ujye umenya ikintu arimo kuvuga. Barimo aravuga ngo ibyanditswe byera birivuguruza. Niyo mpamvu rero bidukwiriye kwemera tukabira icyuya, tugakoresha imbaraga zacu zose, tugasobanukirwa iki cyanditswe icyo kivuga. Ese Paul na Yakobo baravuguruzanya? Ese ibyanditswe biri muri Bibiliya imwe biragongana? Bibiliya itubwira gute? Itubwira ko bidashoboka. Imana ntishobora kwivuguruza. So rero either uravuga uti ibyanditswe byera birivuguruza, bityo si ijambo ry'Imana, n'Imana nivuga nayo ni umuswa, biragatsindwa kuvuga bene ibyo ni iby'umuntu w'umupfu. Hanyuma cyangwa se wemere dutuze twige ukuri, tumenye ko iki cyanditswe kirimo byandi bigoye kumvikana ariko byoroshye nanone kubona igisubizo mu gihe twitondeye context. Okay, reka none rero tujye hara muri kiriya gice. Ese Yakobo yigisha ko umuntu akizwa n'imirimo, umuntu atsindishirizwa n'imirimo? Ubushize mwibuka ukuntu twasomye, reka mbanze mbereka ukuntu Yakobo ati turebye muri urwandiko bwarwo tubona ko agaragaza ko kubyarwa bwa kabiri, gukizwa, kuba umwana w'Imana ari Imana atari imirimo umuntu yakoze. Ndashaka kubanza guca inyuma muri iki gitabo. Nimara kubibona ko Yakobo ari byo avuga, twitondere rero uriya murongo tujya kusobanukirwa kugira ngo dusobanukirwe neza. Icyanditswe cya mbere muri Yakobo n'ubundi igitabo cye igice cya mbere, abantu yandikiraga avuga ko ari bene se. Umurongo wa 2, bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose n'ingubwe gituma nibagerageza bitari bimwe, avuze ko ari bene se. Umurongo wa 3 akavuga ko bafite kwizera, mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Mubyumve. Twagera ku murongo wa 17 akagaragaza ko kubyarwa bwa kabiri ari impano y'Imana w'igice cya mbere. Gutanga kose kwiza, gutanga ni impano yose itunganye rwose, nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire igicu cyo guhinduka. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube umuganura w'ibiremwa byayo. Ni ukuvuga ngo nanone agaragaza ko no kubyara bwa kabiri ari umurimo w'Imana ikorera umuntu, ndetse kari impano iva mu ijuru. Ndagira ngo iki kintu mukibone. Ahandi ku murongo wa 2 w'igice cya 2 wa mbere akavuga ati bene data kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ni kuko kurobona abantu ku butoni. Nanone turabona ko ikintu Yakobo avuga arimo aragaragaza ko aba bantu ari abizera, ari bene se, bahawe kwizera, babyawe bwa kabiri. Ndetse mu gice cya 4 agaragaza ko umwuka wera babamo. Reka wenda amasomo kugira ngo mubyumve hanyuma tubone kugaruka inyuma. Ku murongo wa 10 igice cya 4 katureka ku murongo wa 3 ayavuga aya magambo.
ngo murasaba ntimuhabwe, ku murongo wa 3, kuko musaba nabi mushaka kubyahishira irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, nimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Mubyumve. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti, Imana irwanya abibona ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Mwumva mu mutwe wa Yakobo azi ko ari Imana yashyize mwuka wayo mu bantu, ku buryo yanditse avuga ngo mwuka utubamo agira ishyari. Ni nko kuvuga ngo ashaka kunyiharira jyenyine, ntabwo ashaka kunsangira n'isi. Ku gice cya 4 mwabyumvisha. Ahandi akavuga ngo Imana ihera ubuntu abaca bugufi. So rero ntabwo Yakobo ari umuntu utazi ko abantu bagirwa bene data nuko bizeye Yesu Kristo. Ntabwo ari umuntu utazi ko kubyarwa bwa kabiri ari impano y'Imana. Twabibonye ku gice cya 17. Ntabwo ari umuntu utazi ko umwuka w'Imana atagurwa ibihembo by'imirimo wakoze, ahubwo ari impano y'Imana ihereza umuntu. Iki kintu tucyumve neza, tugitekereza uko kiri. Rero Yakobo uyu nguyu arasobanura iki? Uyu murongo ndagira ngo musubiremo murebe. Turashaka kureba ese uku gutsindishwa kuvugwa ni ukuhe. Bibiliya iratwereka aka kantu ka gusa mu karebe ngo mubonye yuko umuntu adatsindishirwa n'imirimo abarimo kubwirwa, ngo mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa. Ni nko kuvuga ngo kwizera yego kurahari, ariko n'imirimo hari ikiza kumara mu kumutsindishiriza. Yakobo mu birebe ko adahakana kwizera, ahubwo hari ubwoko bwo kwizera ahakana. Reka rero tujye inyuma turebe muri iki gice. Nitureba ku murongo wa 14 ndagira ngo murebe. Mbese bene data byavura iki? Okay, reka mbere inyuma gatoya. Ku gice cya 2 atangira avuga ibi bintu. Avuga ati, arabwira ati, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ni kuko kurobanura abantu ku butoni. Atangiye abwira ababizera babwira ko bakwiye kugira ubwoko bwo kwizera butagira ikintu cyitwa muri ko hakaba hatarimo ikintu cyitwa kurobanura abantu ku butoni. Urumva icyarimo? Arimo arashaka kubereka ubwoko bwo kwizera bakwiye kugira. Bavandimwe nagira ngo tujyane. Agavuga ikibazo bari bafite, barobanuraga abantu b'abakire n'abakene. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta n'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambaga, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicara aha, bakamushyira mu bwinshi. Banyakubahwa mwicara aha heza. Nawe wa mukene mukamubwira muti weho uhagaraririye cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo ni mwamwirobanuye mukaba abacamanza batekereza bidakwiye. Arimo aravuga iki? Arimo aravuga ati, Imana ivuga ko twubahira abantu ko bari mu ishusho yayo. Mwebwe abantu baraza mukabahereza agaciro bitewe n'imitungo batunze. Rero mufite icyaha cyo kurobanura abantu ku butoni. Arimo aravuga ati, ufite kwizera ntakwiye kuba ruteye atyo. Niyo mpamvu ngo kwizera kwanyu mwizera Kristo ntabwo ukwiye kuba uko kurobanura abantu ku butoni. Ni nk'uko umuntu yakubwira ngo amashuri wize ntabwo amashuri yawe akwiye gutuma wiyandarika. Abarimo kubwira ko agaciro ayo mashuri yawe afite bikwiye gutuma udakora ibintu biriya. Okay? Tujyane. Noneho amaze kubereka icyaha cya mbere. Nimwumve bene data. Mbese Imana niyo yatoranyije abakene agiye kubaha impamvu badakwiye gufata abakene ngo babashyire hariya abasuzugure. Abaha impamvu ya mbere babwira ko byandi Paul yanditse mu Bakorinto wa mbere igice cya mbere, aravuga mu burya Imana yatoranyije abaciriritse bo mu isi, nyine babarobyi ba Petero, abakene kera mu itorero rya mbere abantu benshi bari abantu batize, abantu babarobyi. Muribuka Petero na Yohana mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa bavuga ngo bari abatigishijwe, ngo batangazwa n'ukuntu ngo ariko bibuka ko n'ukuntu bigisha bashiriza amanga. Babasuzugura nyine. Na Paul bajyaga banga arasuzuguritse ngo nazi kuvuga oratory nyine. He was not orator. Nyine ntago yari umuntu uvuga amagambo aryoshye y'abafilosofa anoze. Murabyumva?
noneho arabwira ati impamvu ya mbere kwizera kwanyu kudakwiye kuba uko kurobana abantu ku butoni, ni ukuvuga ngo ubwoko bwo kwizera mukwiye kugira bikwiye guterwa n'uko bavandimwe Imana yabahaye urugero. Yafashe abakene bo mu by'isi ibaha umwanya imbere mu bwami bw'Imana. Abatindi ba nyakujya irabatoranya irabakiza muri Kristo. Iti ubwo ni mubyumva ko abo bantu Imana yafashe ityo mudakwiriye kubafata mutyo. Icyo niyo argument ya mbere atanga ku murongo wa 5 w'iki gice cya 2. Avuga undi murongo ikindi ku murongo wa 6 akavuga ati ndetse abo bantu muha agaciro kurusha abandi abakire baza kubera mwikundishwa kuri bo kugira ngo mugire inyungu mu bikoramo mugatsikamira abakene, abo ni nabo babarenganya. Kandi koko nibyo ni nko kubabwira ati umukire ufite uruganda uramukora akaguha ubusa inyungu nyinshi akazitwara, yanaza akaba ari uha agaciro aho kugira ngo undi mubana mu iteraniro w'umukene umuha agaciro. Wowe niba utarebye ko Imana nibura yabatoranyije ikabaha agakiza kimwe nk'uko ikiza n'abakire bamwe, ibyo byari bikwiye gutuma ubaha agaciro kuko Imana yabikoze ityo. Ariko niba bikunaniye, tekereza ko abo bantu unaha agaciro biri unreasonable, kubona ko aribo bakurenganya nyine ni kwereka ko hari izindi nyungu. Si icyubahiro ubafitiye, ni inyungu zindi ushaka kubakuraho. Ni agatima kamwishakira ndamu. Aha arabirangiza. Noneho ageze ku murongo wa 10 arabwira ati umurongo wa 8 ati nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Ariko niba murobana abantu ku butoni, muba mukoze icyaha mutsinzwe n'amategeko y'uko ni nko kuvuga ngo muri mwe hashobora wibwira ko ubwo abakire agaciro aba yasohoje ibyo kubaha abantu no kubafasha nyine no kubaha agaciro kuko bari mu ishusho y'Imana, ariko wihitiramo abuha agaciro kuko ari abakire. Bityo rero amategeko y'Imana ntabwo uba wayujuje, kuko wakabaye wuzuza amategeko iyaba bose babafataga kimwe. Nicyo ubundi arimo kubabwira. Atari ko murabana ku butoni mwarangije kwica amategeko y'Imana. Nihagera ku murongo wa 10 rero akabwira ati umuntu wese witonda amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Nko kuvuga iki? Umuntu wese yego wahaye agaciro abantu, ariko yarangiza agaha agaciro abakire gusa kurusha abakene, yibwira ko ngo ubwo yubashye abantu ntacyo uba wakoze ubusa. Kubera iki? Kubera yuko Imana yo wisha agace kamwe ubuyishe yose. Nko kuvuga ngo nubwo wumva ko abantu bose bitayeho, ariko ugaha isumbwe abakene nubaha isumbwe ukabanaga hari inyuma, umenye ko amategeko y'Imana ateye mu buryo twaze tubyigushize ari universal. Amategeko y'Imana yo wishe kamwe ubishe. Nuvuga ngo nima agaciro umukire, ibyo nakoraga byose biba bibaye zero ku Mana. None arangije avuga umurongo wa 12 muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Aha, dore rero ikibazo cyavutse naho ngaho ari cyo agiye gusubiza guhera ku murongo wa 14. Amaze kubagaya ababwiye ko amategeko y'Imana ateye mu buryo umuntu ayumvira ari uko yujuje byose byasaba, atari ukugerageza. Ntabwo wita ku bakire gusa ngo utahe mu mutima wawe wibwira ko ngo ubwo ngo wubashye abantu ngo abahaye agaciro bagize imbabazi. Oya, Imana yakira gusa kuyumvira igihe bose n'aba bakene uta ku ruhande ukabashyira hari inyuma nabo wabahaye agaciro. Ndagira ngo tujyane. Avuga ikintu rero gikomeye, aravuga ati muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko, ariko ashyiraho akantu atera umudendezo. Amategeko y'Imana atera umudendezo. Wenda icyo tuzaba twiga kuri Christian Liberty tuzakireba, ariko mu ncamake bisobanuye ko Imana amategeko yayo kuyumvira bitera umudendezo, kutayumvira n'ububata. Iyo umuntu akora ibyaha aba ari imbata y'icyaha. Iyo umuntu yumvira Imana aba ari a free person, ababaho uko umuntu wundi yagenewe kubaho. So rero haje ikibazo gikomeye. Yabanje avuga ko kwizera kwabo kukwiye kuba ubudacamo abantu ibice. None ababwiye ko bitware kandi bamenye ko hari igihe kizagera bagacirwa urubanza n'amategeko. Imana ikabashyira ku mategeko yayo ikabacira urubanza karabaye. Umuntu rero ahita yibaza gute, aravuga ati wowe utangiye kunsubiza muke mu mategeko. Utangiye kunsubiza mu mategeko kandi ngende umunyabuntu. Kandi ngewe mfite kwizera kuzanyiza. Okay? Urumva no umuntu ushaka kuvuga ngo wincira imanza, wikiraho amategeko, winzanaho legalism. Kandi nzi neza ko umuntu akizwa binyuze mu kwizera. Nzi neza ko Paul yigishije ngo tubonye ko nta muntu utsindishijwe n'imirimo itegetswe n'amategeko.
tubonye ko ubugingo buhoraho ari impano y'Imana, tubonye ko umuntu abarwaho kwera kwa Kristo nta ruhara bigizemo, kandi uko ni ukuri. Urambwira ngo nzacirwa urubanza n'amategeko kubera iki? Aho rero guhera ku murongo wa 14 niho Yakobo agiye gutangira kubereka ko ikiguhamiriza, nuvuga ngo igihamiriza ko kuri uwera muri Kristo wabaye uwera ni imirimo ukora. Icyo kintu mucyumve. Nibyo Bibiliya ivuga ngo ahantu hatandukanye ravuga ngo uvuga ko amuzi yitondera amategeko ye. Yohana wa mbere, Yohana yaranditse urwandiko rwa mbere igice cya 5, aravuga ngo ibi urwandiko rwanjye icyo rwandikiye mwumve bavandimwe. Igice cya 5 aravuga ati ibyo mbandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Okay? Yohana ashoza urwandiko rwe aravuga ati icyo nandikira urwandiko ni ukugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ni kimwe rero na Yakobo. Yakobo nawe agiye kubwira abantu ko ntago makanye ko rwose ubugingo hari impano y'Imana, si makanye ko kujya mu ijuru hari impano y'Imana, si mazakanye ko kubyara rwa kabiri ari impano y'Imana, ariko ndashaka kubabwira ikizakubwira ko kwizera ufite ari uko Imana kukuri kwa kundi guhesha abantu ubugingo buhoraho. Yohana niki yavuze avuga ngo niki kizababwira ko bafite ubugingo buhoraho? Murabyumva? Avuga aya magambo akurikira, reka mere ku ruhande. Ni iki kintu muri urwandiko rwa Yohana ashoje igice cya 5 avuga iki? Ndagira mu byerekane no mu kanwa ka Yohana, hanyuma tuze kugaruka kuri Yakobo. Yohana ni ibiki yavuze ngo mbandiki ibi? Ni ibiki byo yavugaga? Kugira ngo bamenye ko bafite ubugingo buhoraho, kuko butangwa binyuze mu kwizera. Mu yandi magambo, kugira ngo bamenye ko bafite kwizera koko kukuri kwa kundi guhesha ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ese ibi bintu ibi nibyo bimo ubugingo buhoraho, oya. Ahubwo ni ikibazo kibaza ngo ese ni iki cyambwira ko kwizera mfite ari ugutanga ubugingo buhoraho? Umva ko atangira avuga, aravuga ati umurongo wa mbere, dore ibyo Yohana yavuze. Ngiye gutanga list y'ibintu wenda nka 4, hanyuma muzakomeza mu bisome. Icya mbere neza turaza kubona ko ari nabyo Yakobo yavugaga. Ni iki kintu kizamamiriza, kizemeza ko nge koko nahawe kwizera kwa Kristo, kwa kundi kubuntu bw'Imana, kwa gukizwa nakorera. Icya mbere aravuga ati nituvuga yuko dufatanije nayo, umurongo wa 6, tukagenda mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Icya mbere kimbwira ko koko mfite ubugingo buhoraho nuko nagendera mu mwijima. Nituvuga arangije arakomeza aravuga ku gice cya 2, avuga aya magambo, iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi. Wibuke arimo arabyegeranya kugira ngo aze gusoza igice cya 5 avuga ngo dore ibihamya by'uko mufite ubugingo, mbandikiye ibyo kugira ngo mubikoreshe nk'igipimo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ikindi aravuga ati iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi niyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera amategeko ye, witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana rumaze gutunganizwa rwose muri we. Murabyumva? Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Umurongo wa 9 mubibona. Arakomeza agenda bivuga nimugakunda iby'isi. Ku gice cya 3 umva ibyo avuga, akavuga aya magambo, akavuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamenya ni kurerekanwa. Icyakora tuzi yuko Yesu niyerekana tuzasa nawe, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Mu byumve, umuntu wese kuba muri we ntakora ibyaha. Akamanuka ku murongo wenda ikintu cyo tuzakiga ku murongo wa 9, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Mu cyongereza ni does not make a habit of sinning, ngo abibemo abigaramemo. Hanyuma umurongo wa 10, icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani, umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Urumva Yohana ibi byose wenda muzagenda mubisoma bavandimwe, asoza igice cya 5 avuga ngo ibyo ndabibandikiye, biriya byose navuze mu gice cya mbere, igice cya 2, igice cya 3, byose ndabibandikiye kugira ngo umenye ko mufite ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, niba warizeye ukuri k'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kubera ko hari danje yuko umuntu yabyizera ari magambo gusa, ari ukugira ngo gusa yibonere itike yo kujya mu ijuru. Nyine hari abantu batekereza ko ibintu by'ubutumwa bwiza nk'umuvandimwe ubushize yatubwiraga ari nkaho umuntu umusanga mu kabari ukamubwira uti tabara hano haruguru hari tombora,
genda utombora itike yawe nawe yo kujya mu ijuru igarukire wikomereze diru zawe. Ntabwo ariko bimeze. Umwami Imana ukuntu adukiza aduha a new principle, aduha umutima mushya, noneho akadukiza umuvumo w'amategeko, akadukiza urubanza rw'ibyaha. Kubw'ubuntu bw'Imana twizera Kristo, Imana igahita itubabaraho ko turabakiranutse. Ijuru rwose umuntu wese uzajya mu ijuru ntacyo azashingiraho muri we. Imana izabimukorera kubera ko yizeye Kristo, imubareho gukiranuka kwa Kristo, winjire mu ijuru. Nuko Bibiliya yigisha. Ibyo ni nabyo Paul yigishaga. Urubanza rw'ibyaha rero muvuyeho. Ariko niki kimamiriza ko nyiri hano mu isi, ku mutima w'umuntu ushukana kurusha ibindi byose bishukana. Yeremiya 17. Ko umutima w'umuntu atari uwo kwizerwa, ko imibiri yacu yifuza ibyo mwuka yanga. Nabwirwa n'iki koko uyu mwami yamaye kukwizera. Ibyo rero nibyo Yakobo na Yohana yararimo avuga. Yohana, Yakobo, Paul bavuga ibintu bimwe. Paul yavuga ngo mwigenzure mureke ko muri mu kwizera, Bakorinto 2:13. Iyo Paul avuga ngo ati rimwishuke, Imana nineguzwa izuru, ababibira mubiri bazasarura kubora, ababibira mu mwuka, nuvanga bakora imirimo yo kwera y'Imana bazasarura ubugingo buhoraho. Ni ikibivuga. Suko ijuru rikorerwa, suko ubugingo bw'iteka ari igihembo ahubwo ni impano y'Imana. Yakobo rero icyo Yohana yakoze avuga ngo niki kizambwira ko ndi uw'Imana, Yakobo abizana yerekana ko icyo yise gutsindishirizwa n'imirimo, nuvuga ngo niki kizama, what will justify my faith, niki kizahamya ko kwizera kwanjye ari uko kuri, ni imirimo. Atanga ingero ebyiri rero. Reka dusubire hano mu gice cya 2 ari naho turimo twiga. Avuga aya magambo, aravuga ati agaragaza ibintu bitatu bigaragaza kwizera. Atanga navuga nka illustration zerekana ko kwizera kudafite imirimo kiba ari igikwangari, kiba ari igicupuri, ntabwo ari ukwizera kwavuye ku Mana. Atanga ingero 3. Ubwa mbere ku murongo wa 14 avuga ko byavura iki niyo umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora. Urabyumva? Suko imirimo ifatanye no kwizera kugira ngo ihe umuntu ubugingo buhoraho, ahubwo nuko imirimo ari justifying, nuvuga ngo niyo koko ihamya ko kwa kwizera kwanjye ari uko kuri, kwavuye ku Mana, atari ibihimbano. Atanga urugero rwa mbere. Atanga ingero 3. Ya mbere, uko kwizera kwabasha kumukiza, cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe ibyo umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera yuko udafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Icya mbere aragereranya, niko kubwira abantu atereka mbaho urugero kwizera kudafite imirimo. Mbahe urugero guhwanye nk'uko wabwira umuntu ngo ufite inzara, ufite imbeho, ukangura uti genda ugubwe neza. Ibyo se byatuma agubwa neza? Nguko kwizera rero kudafite imirimo. Icya kabiri, hari umuntu yazavuga ati hari ukiburana, akavuga ati hari umuntu yavuga ati weho ufite kwizera, jyewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Umurongo wa 18 ubundi igisubizo kiri. Yaravuze ngo murebe, wowe ufite kwizera, jyewe ufite imirimo, abo bose se bo bakizwa? Oya, ahubwo dore abakizwa nuwerekana kwizera kwe kwerekanwa n'imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. You see? Ni uvanga icyo umwanditsi arimo avuga, icyo mwuka arimo kuvugira mu kanwa ka Yakobo, ni ubwoko bwo kwizera bukiza n'ubudakiza. Agenda hepfo gatoya, wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza. Agiye ku kindi kigero cya 3, aravuga ati ushobora kwibwira ngo njye mfite amakuru, Yesu yaje mu isi, yarapfuye, arazuka, ijuru nirikorerwa, ubuntu bw'Imana nibwo bukiza umuntu, ko ni ukuri. Ariko ibyo ayo makuru n'abadayimoni barayazi. Hambwira ati kwemera Imana kwibaho, ibyo ngibyo n'abadayimoni barabizi, ndetse bahinda imishyitsi, kuko bo bamye ari abamarayika bazi Imana mu by'ukuri, bayizi face to face kurusha n'umuntu uvukira hano mu isi akamenyera Imana mu by'imuhishuriye mu byanditswe byera. Ati byo n'abadayimoni barabizi rwose. Ubwo uzi icyo agamije, arimo arashaka kubwira wa muntu wibwira ko kwizera kwe kudakwiye kumutera kwirinda kurobana abantu ku butoni, kudakwiye kumutera kugira imbabazi abakene,
kudakwiye kumutera guca bugufi, kudakwiye kumutera kubaho yirinda nk'uzacibwa urubanza n'amategeko. Wa muntu ubyizera, wa wundi nka Sultani n'abandi uvuga ngo let me enjoy myself, bariya ba Zoe Life, bano ba Dani Ruhinda n'abandi benshi badutse ba New Calvinist muri Reformed Circles, barahari ba ngo young, restless and reformed. Abakuru bajya babyita ngo deformed. Nyine umuntu kumva icy'ingenzi ni Christian liberty, agafata icupa byera agatangira kunywa, agatangira kwambara ubusa, akisiga. Hari abana abonye basigaye bagenda bakava mu bizera bakajya gushaka n'abapagani, undi kumva ngo yahakanye ibyo kwizera. Bya byose suko ari umuntu wizeraga uba uvuye mu gakiza. Oya, si binavuze ko noneho aje agahindura ingeso byamuha ijuru. Oya, ni ikimenyetso cy'uko abantu batekereje kwizera uko Bibiliya itabivuga. Ni gute umwana w'Imana atinyuka kumva ibyo bintu koko birakwiriye kujya kubana n'umupagani wigisha imirimo, kujya kubana n'umuntu nubwo rega yaba yizera, ugumana gupfumbatana n'abapagani, akaba mu madini akanga kuvayo. Bibiliya ikavuga ngo ntimukifatanye n'abo mudahwanye. Ni gute umuntu uzi neza ko ari umukisi n'umwimukira mw'isi, uzi neza ko n'umubiri ubwe ari umwanzi we ushaka kumubuza gusa na Kristo, yakongeraho umubiri w'undi muntu wa kabiri utizeye utari ku rugamba nkabo? Ni gute ko umwana w'Imana uzi ko dufashe igihe mu ntambara yashaka ibiyobyabwenge bimusindisha kugira ngo abe soba, ateho ubwenge gatoya? Koko ni gute umugore uzi ko Imana yamuhamagariye kuganduka no kwita ku by'urugo rwe, kari byo rubanza Imana izamukatira ku munsi w'amateka imubaza, yakwifata akiha kujya mu mirimo no mu mishinga no mu bintu bituma agenda akamara ukwezi cyangwa icyumweru ngo ari mu rutumwa bw'akazi aha na hariya? Nuko abaha agaciro umubiri kurusha urubanza ruzaba. Rero bavandimwe, Yakobo icyo arimo abwira abantu, ababwira ati kwizera nyakuri nuku, dore ikikuranga. Rero agiye gutanga ingero ebyiri. Aha ndagira ngo tuhatege amatwi, ari naho tugana ku musozo. Agiye gutanga ingero ebyiri z'intwari yo kwizera, intangarugero, inshuti y'Imana, ko nawe kwizera kwe icyaguhamije koko ari uko ukuri ari imirimo yakoraga. Nicyo birahita ngo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Aha, mwumva iki kintu? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni imirimo igira uruhare mu kugira ngo umuntu akizwe, ahubwo iyi mirimo iraza kugaragaza ko kwizera kwanjye mfite ari uko ukuri. Iki kintu mucyumve. Rero iri jambo kwerekana, bagiye mu imurikagurishwa ryo kwizera, bagiye muri expo yo kwizera. Umwe arimo arerekana kwizera kwe n'ibigwi byako. Urabona abantu babiri bazana nk'ibintu bakoze baje kwerekana muri expo ngo berekane uburanga n'ubudasa bw'ibyo bakora. Rero Yakobo arimo arabwira uyu muntu akamubwira ati ngwino tujye muri expo twerekane kwizera kwacu, twerekane ukuzima. Arangije ati ukwanjye ikikwereka ko ariko kunesheje gufite imirimo, ukwawe nta mirimo gufite, uko ni uko abadayimoni, uko ni ugupfuye, uko ni uko ubusa. Atanga ingero ebyiri rero. Ibi bintu na Paul arabikoresha, akoresha ingero, agakoresha Dawidi, agakoresha Aburahamu iyo yigisha ibintu byo gutsindishirizwa. Hari ibintu rero bibiri nshaka ngo turebe hano bavandimwe, nibura iminota mike dusigaje. Ibihe afata umuntu w'ikirangirire mu kwizera, intwari yo kwizera, sekuru w'abizera Aburahamu. Arangije afata n'umuntu wa nyuma ku ndiba, indaya Rahabu. Abantu babiri nimurebe, abantu ashaka kugaragarizaho ko bagize imirimo, nko kuvuga ngo ntugire ngo hari n'umwe bitareba ibi ngibi. Waba warabaga mu buzima bw'abamarayo ujya kwizera, waba warabaga ubuzima bwo kwera nka Aburahamu kuva mu itangira, ukaba utarigeze ufata titire y'icyaha, uyu Bibiliya imwita buri gihe ahantu hose ngo indaya Rahabu, indaya Rahabu, ruvumwa nyine kabuhariwe. Nawe ubwe Imana ivuga ko kwizera kwe icyagaragaje ko ari uko kuri nuko yari afite imirimo. Aho uri rero hose, uba uri umwana, uba uri mukuru, uba warakijijwe umurumogi urara ku muhanda, uri maraya, uba warakijijwe uri pasiteri, uri isugi, uri imanzi, utarigeze ugira icyaha ukora, byose Imana ni imwe, irareba umunzani umwe.
upfa kuba warizeye. Ikizamamiriza ko wizeye ni kimwe. Mureka uyu munsi babeshya akaba ngo uriya mwana ngo ajya gukizwa rero ngo yavuye ahantu habi cyane, ngo ahantu habi yavuye ni he? Abantu basigaye birata ibibi bakoraga. Biranangaza ngewe. Ukabona umuntu wenda ukamubona ukabona asigaye ari umusore, yambaye ubucupa, yambaye ubujegeri, nyine na maherena, nyine yarapfumuye ahantu hose, arashaka kwisanisha n'ibigezweho nyine. Noneho washaka umuhungu ukabona ngo yashyizeho dread, washaka kumubaza se muvandimwe, ubwo butumwa bwiza wizeye ntabwo uzi ko bugusaba kudasa na ba Bruce Melody n'abandi? Ati brother rero mbonye naravuye kure, mbese ceceka wimbaza wishaka kunyobora kuko navuye kure. Undi ngo yagiraga amoko, ngo none ubu rero ngo yemera gusangira n'abantu, ngo ubwo asangira nabo ngo ari ubundi bwoko, ngo ubwo yavuye kure. Ntabwo ari byo. Umwana w'Imana agomba guhorana inyota yo kwera kurushaho, agomba kandi mu buryo buhoraho bukura bugikuzimu kurushaho, deep and deep and deep. Nicyo ngiki Imana idusaba, nuko twibona. Rero nitugera kuri uyu murongo ngo ubonye yuko kwizera kwafatije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Mwumve iki kintu uyu murongo 22. Ubonye yuko kwizera kwa Aburahamu, uyu murimo bavuga no uwuhe? Umurimo bavuga Aburahamu icyo yakoze ni iki? Yatanze Isaka. Icya mbere, Aburahamu yatanze Isaka mu gice cya 22. Aburahamu urimo uvuga wakoze uyu murimo ni mu gice cya 22 cy'itangiriro. Mu gihe yabaye Imana yamubazeho gucyanuka ko ari uwera yamutsindishirije mu gice cya 15. Nuvuga ngo Paul yavuga gutsindishirizwa, abavuga Aburahamu mu gice cya 15. Yakobo yavuga uko imirimo yagize uruhare mu kwerekana ko kwizera kwa Aburahamu ari ukuri, ikabigira mu gice cya 22. Nuvuga ngo Aburahamu yabaye intungane mu maso y'Imana binyuze mu ko yizeye iby'Imana yamweretse, ko yari yamusezeranyije isezerano ry'uzaza ari we Kristo, akabyizera, hanyuma Imana ikamuharaho gukiranuka, aza gukora imirimo ariko nyuma yuko yamaze gutsindishirizwa. Murabyumva? Rero nagaruka Aburahamu yakijijwe no gutamba Isaka, ahubwo yakijijwe nuko Imana yamubazeho gucyanuka mbere yuko anabyara Isaka uwo nguwo. Iki kintu nacyo kirangiza impaka. Ni wavuga ngo Aburahamu yakijijwe n'imirimo ngo igize uruhare muri ibyo ya imirimo yaje buri gihe iza guhamya koko Aburahamu yatsindishijwe kubera ko Imana yamaze kumuha kwizera kukuri. Kimwe rero na Rahabu. Nitubona Bibiliya ivuga ngo ubonye ko umuntu atsindishijwe n'imirimo adatsindishijwe no kwizera gusa, dore na Rahabu yatsindishijwe n'imirimo ubwo yacumbikiza za ntumwa akaziyobora indi nzira. Nuko rero nk'uko umuntu udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. So si ikibazo cy'uko kuri ririya jambo gutsindishirizwa risobanuye ko ikigaragaza igihamya, kwa kuri tuvuga ngo justify yourself, isobanure ngaho nyemeza ukuntu uri uwera. Nanjye icyo ndimo mvuga nuko umuntu kwizera kwe kugaragazwa ko ari ukuri kwabasha kumuha ubugingo buhoraho iyo ari ukwizera kubyara imirimo myiza. Icyo kintu cyumvikana. Ibihamya ni ibihe? Nuko ura murimo Aburahamu yawukoze nyuma muri 22, nyuma y'imyaka hafi 15 yaramaze kubarwaho ko ari intungane mu maso y'Imana mu gice cya 15 cy'itangira umurongo wa 6. Nuko Rahabu yabazweho gukiranuka mbere, hanyuma imirimo akayikora nk'igihamya. Ikindi nuko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu nyereka kwizera kwawe kugaragazwa, ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. 22. Ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi kwizera kwe kwatunganyije rwose n'imirimo ye. Iki kintu ijambo rindi ryo nshaka gusorezaho, ngo kwatunganyijwe n'imirimo ye. Ni gute kwizera gutunganywa n'imirimo ye y'umuntu? Umuntu yagira ngo hari icyo imirimo yongera ku kwizera ikakugira kwiza, hanyuma Imana ikakwemera. Ntabwo ari byo. Iri jambo gutunganywa, kugira ngo turyumve neza, mu gice cya 5 cy'Abaheburayo 9 bavuga kuri Kristo baravuze ngo nyamara yaje yigishwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, 9, kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza. Gutunganywa kwa Kristo ni nako kuriya kuvuga muri Yakobo 22 ngo imirimo niyo yatunganyije kwizera kwa Aburahamu. Mu Cyongereza ni perfected. Hano tubona iryo jambo muri ryongera kuvugwa kuri Kristo rikavuga ngo amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza gahoraho kiteka.
kadashira. None bavandimwe, duhere kuri Kristo. Kristo yatunganye. Kristo yari icyaha yari afite, yari uwera muziranenge. Ni byanashoboka mu Baheburayo 7 ngo yari uwera atabasha no kwandura. None gutunganywa uko nukuwe, ari nako nitumara kugusobanukirwa turabona nicyo gusobanuye hariya. Perfected, icyo Bibiliya ivuga gute? Ivuga ko Kristo aza hano ku isi yabayeho ari mu mubiri igihe kigomba kugera agapfa. Nuvuga ngo ibintu byose azakora yari atarabishyira mu bikorwa, ariko byari bihari, byarateguwe. Noneho mu Cyongereza Imana ikavuga ko perfection kuri Kristo nuvuga ngo amaze gusohoza ibyo Imana yaramwohereje gukora. Imana amushyire ku ruhande umurimo kugira ngo aze asohoze uwo murimo. Rero kuvuga ngo perfection ni uvuga ngo kubyuzuza byose akabipfundikira akabisohoza ubundi. Rero biranivuga ngo imirimo niyo ya perfectinze kwizera kwa Abrahamu, cyangwa kwizera kundi wese uzajya mu ijuru, cyangwa kwizera kwa Rahabu. Icyo bivuga ni iki ngiki, nkuko kuri Kristo iyo perfection itavuze kugira ikizi mwongeraho, ni nako no guperfectinga uku kwizera bidafite ibyiza byongerwa muri uko kwizera. Ahubwo ikiba kibaye nuko ukwizera k'uyu muntu kuba kugaragajwe koko ko ari ukukuri, kuba gushyizwe ku ruhande koko, kugaragaza ko atari ukwizera kw'abadayimoni, atari ukwizera kwa magambo, atari ukwizera kw'impfabusa, ahubwo ari ukwizera koko kukuri. Ngewe mbona ko kwizera umuntu akwatura n'umunwa we, icyo ni kimwe. Ariko kugira ngo kwizera ngubone noneho mvuge ndi uyu ni mwene data, uvuga uti uyu none namushaka, uvuga uti uyu nguyu yaba pasiteri, uyu nguyu yaba umwigisha, uyu nguyu namwiringira, uyu nguyu namubaza ikibazo akansobanurira. Ni iki gituma uku kwizera uyu muntu afite kuba perfect? Nuvuga ngo guhabwa intebe n'ijambo muri ubu buzima, nuko uwo muntu aba agaragarwaho n'imirimo ikwiriye abihannye. Rero bavandimwe, reka duhinira aha, ariko tumenye icyo rwose ko kwizera niko gukiza konyine, niko gutuma umuntu atsindishirizwa. Paul na Yakobo ntabwo bavuguruzanyaga. Paul yavugaga gutsindishirizwa imbere y'Imana, urubanza rw'amategeko y'Imana tutabasha kuzuza, gukurwaho umujinya w'Imana. Ibyo bihabwa umuntu kubera ko yizeye Kristo gusa. Noneho rero kuri gutsindishirizwa kwa kabiri ni ugutsindishirizwa kuko kwizera. Nuvuga ngo ni gihamya cy'uko kwizera k'uyu muntu koko ari ukukuri, koko kuri genuine, koko kwavuye ku Mana. Icyo rero nicyo kintu tugomba guharanira, tukakimenya tudashidikanya, tukigenzura, tukareka igihe natangire kwatura ko nizeye hari imirimo yahindutse. Sinyireba pornography, ndabizi urubyiruko rw'ubizo zarababase, abantu bajya bibwira ko ibyo bintu biri right. Sinyishyuga umwe nshaka kwambara mini, sinyifite abantu nereta mbeshya 5-6 icyarimwe, nano nshaka gushaka ari just ngo kuryoshya ngo bazaze ndyoherwe gusa n'utugambo twiza bambwira. Narahindutse nyine, Imana yanyeretse ko nakutangiye gukunda ijambo ryayo. Kwizera kwanye niko kuri. Imana yatumye nangira gukunda bera bukuri. Ndagenzura ibintu byose simfate, ese nsigaye nkumbura ijuru, kandi nzi neza ko nzajya mu ijuru narikoreye. Kwizera k'ukuri nuko nguko. Reka rero bavandimwe duhinira aha, ubwo uwagira ikibazo yakibaza mu minota nk'ibiri dusigaje, hanyuma tugasoza.